Bene data Yesu ashimwe, Uwiteka abishimire, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Twongeye tugarutse muri wa mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, aho twungurana byinshi bituzamura mu mwuka, bituvana ku cyiciro bikatujyana mu kindi. Rero Imana ibaha umugisha gukomeza kudukurikira. Tumaze iminsi twiga ku byerekeranye n'umubiri, cyangwa se umubiri ufite ingingo zituma uwo mubiri w'igitambo gishimwa n'Imana. Rero twabonye umutima, twabonye ururimi, twabonye amaso. Uyu munsi tugiye kureba ikindi gice cy'umubiri nacyo cy'ingenzi, dushobora gukoresha neza imibiri yacu ikaba ibitambo bizima bishimwa n'Uwiteka. Rero tugiye kwiga igice cyitwa amatwi. Amatwi yacu ni igice gikomeye, kuko amatwi niyo akonekita cyangwa se niyo atanga amakuru. Ku matwi afatanyije n'amaso atanga amakuru ku bwonko, atanga amakuru ku mutima, hanyuma nabyo bikabasha gukora akazi kabyo. Rero twifashishije ijambo riri mu Migani igice cya 23 umurongo wa 19, baravuga bati, tega amatwi mwana wanjye, ugire ubwenge, kandi uyobore umutima wawe mu nzira nziza. Imana ishimwe cyane. Amatwi iyo uyateze ukayatega neza, bijyana ku kugira ubwenge. Ubwenge nabwo bukayobora umutima, nk'uko iri jambo ribitubwira. Hanyuma umutima ukaba mu nzira nziza, cyangwa se umuntu wese nko kuvuga ngo the whole body, ukagenda mu nzira nziza itunganye. Amatwi rero dufite nayo inshingano zo kuyarinda, kubera yuko buri gice cy'umubiri cyose gifite icyo cyakorewe, ariko umuntu hari igihe kubera umubi, kubera Satani, hari igihe icyo gice gikora ibyo kitagenewe, kikajyana umubiri muri hahandi nyine hatawugira igitambo kizima gishimwa n'Uwiteka. Rinda rero amatwi yawe kumva iby'Imana yanga, kuko ibyo ngibyo bigutandukanya n'Imana. Muri iyi minsi hariho za social media, abantu barimo kumva ibyo bishakiye. Abantu benshi bigize ba analyst, umuntu akaza akanaliza, agakubita ibitekerezo bipfuye aho ngaho. Abenshi rero iyo yumvisha umuntu ari kuri public, hari igihe agira ngo ibyo avuga ni ukuri, ukabona abantu batwawe n'ibitekerezo bipfuye. Kandi sosi y'ibitekerezo bizima tuyizi. Ijambo ry'Imana rirabamo ibintu byose. Ijambo ry'Imana rirabamo ibituyobora, ibidukuza, ibituma tuba abantu bazima. Ariko ugasanga abantu barakora za analysis zipfuye, abantu bakazemera. Rero rinda amatwi yawe kumva ibyo ubonye byose. Rinda amatwi yawe kumva ibyo ubonye byose, ahubwo gira ubwenge bwo kurobanura ibyo wumva. Ikindi kandi, wumvira icyo Imana ikubwira. Imana itubwira binyuze mu nzira zitandukanye, binyuze mu buhamya, binyuze mu ijambo ryayo, ariko akenshi ntabwo tuyumvira. Akenshi ntituyumvira kubera yuko dushaka kumva ibitunezeza. Rero umvira abakubanjirije. Hari benshi bakubanjirije muri iyi nzira, yaba iy'agakiza, yaba iy'ubuzima. Hari benshi baba bafite ubuhamya buzima. Rero umvira abakubanjirije bagukuriye mu mwuka, umvira abakubanjirije bafite ubuhamya bwiza, kugira ngo urinde amatwi yawe atumva ibidafite umumaro. Umvira abo ngabo, umva ibyo bavuga, kandi ibyo wumva byose ujye ubanza ubiyungurure, kuko nusambira byose uzashiduka wataye umurongo. Nusambira byose uzashiduka Satani yakugize agatebo kayora ivu, nyine nk'uko bajya babivuga mu Kinyarwanda. Rero gira ubwenge bwo kurobanura inyigisho, gira ubwenge bwo kurobanura izo analize zose ziri gukorwa, kuko umuntu muri kamere y'umuntu Imana yamuhaye kumenya icyiza n'ikibi. Nk'uko ushobora gutandukanya ibiryo birimo umunyu mwinshi cyangwa se icyayi kirimo isukari nyinshi, ni nako ushobora kumenya
ibyo uri kumva bitagufitiye umumaro ukabireka, ntuzongere kubyumva. Rero bene data, reka tumenye kurinda amatwi yacu ibibi. Ikindi kandi noneho cy'ingenzi, reka tureke kwiziba amatwi kugira ngo twumve ibintu bizima. Muri iki gihe abantu bari gushaka ibibanezeza, bari gushaka kumva ibibanezeza, bari gushaka kumva yuko Imana ibahaye ubukire runaka, bari gushaka kumva yuko Imana ibahaye viza zo kujya gutura mu bihugu bikomeye, bari gushaka kumva yuko Imana ibahaye urubyaro, umugore cyangwa umugabo, Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye iki, kurusha ko wakumva uko ugomba kubana n'Imana kugira ngo ube mu buzima bwejejwe. Bene data, reka tureke kwiziba amatwi ngo twumve ibitunezeza, tureke kwiziba amatwi ngo twumve iby'irari ryacu rishaka, ahubwo dufungure amatwi yacu twumve icyo Imana itubwira cyatugirira umumaro. Kuko hari byinshi bitugira inama, byinshi bidusunikira kumenya, dushobora kumva, byinshi bishobora kutubwira icyo Imana yanga, ibyo Imana idashaka ko tujyamo, ariko iyi minsi ntago abantu benshi bashaka kubyumva. Iminsi abantu ntago bagishaka bwa butumwa bwo kwihana. Urabwira umuntu uti se ko bimeze gutya, ko bimeze gutya, ugahinduka umwanzi we. Bene data rero, reka amatwi yacu aba yumva ibizima aho kumva ibidafite umumaro. Aho niho tuzaba twayarinze, aho niho tuzaba twayagize igice gifitiye akamaro umubiri, gituma umubiri wacu uba igitambo kizima gishimwa n'Uwiteka. Uwiteka rero abaha umugisha, Uwiteka akomeze abahagarareho, kandi Uwiteka akomeze abayobore, Uwiteka akomeze abashyire kure ibyo byose abantu basigaye bumva bikabayobya. Ahubwo musabe Uwiteka abahe kumva ibyo ashaka, no kumva ibibagirira umumaro, no kumva ibibavana mu rwego bibajyana mu rundi. Aho ngaho niho imibiri yanyu izaba ibitambo bishimwa n'Uwiteka. Reka dusabe Imana twumve ibitwungura ubwenge, twumve ibitwegereza Imana, twumve ibishobora kudukuza bikadukomeza mu mwuka, hanyuma tukabasha no gukomeza abandi. Mu izina rya Yesu Kristo, iryo ni sengesho mbasengeye naye nisengera. Amina.